Hallelujah. Hallelujah. Nitwa Nyampinga Christine. My name is Nyampinga Christine. Ku izina ry'umwana Imana yaduhaye ni Mama Lucas. They call me Mama Lucas by the grace of God, of the child that we possess. Mfite umugabo. I am married. Ari hano. And he is even here. Ahaguruke mu murebe. He will stand up. Murakoze kuba mumpaye amahirwe, ariko ntekereza ko atari mwe muyampaye ahubwo Imana yayampaye mbere yuko muyampa. So I can say that thank you for this opportunity, but I'm very sure that God is the one who provided this opportunity before. Kugira ngo mbasangize ku buhamya. So that I can share my testimony with you. Nshima Imana mu mutima wanjye kubera ko icyo yanditse, ijambo yandikishije bwa mbere, yaryandikiye ngewe ndetse nawe, kandi kugira ngo rizajye risohoza icyo yarigambiriyeho ku bantu bose bazagerageza kumva icyo iryo jambo rivuga. So I thank God in my heart for his written word that he did for me and you, so that this word can fulfill the will of God. Shimye Imana ko yampaye kuyimenya binyuze mu ijambo ryayo, ari ryo ngiye kubasangiza hano kugira ngo nkurikizeho kuvuga ibindi bikurikira mu magambo makeya nkuko babivuze umwanya bari mutoya, hanyuma dusoza. I thank God for the word I received. I will read the word, then after I will continue sharing what this word did in my life. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. It is in Jeremiah chapter 1 verse 5. Haravuga ngo, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. It is in Jeremiah chapter 1 verse 5. It says, before I formed you in the belly, I knew you, and before you came forth out of the womb, I sanctified you, and I ordained you a prophet unto the nations. Ndongeraho irindi riri muri Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. I will also read in the Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Haravuga ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Umurongo wa 2 hakavuga ngo, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushye. Ngendeye kuri iri jambo ndashimira Imana ko yampaye kuvuka ubwa kabiri. So based on these words, I thank God that he allowed that I am born again. Twaciye mu bintu byinshi bikomeye birushya imitima yacu. We passed through many difficulties that brought a burden into our hearts. Ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Imana ibwira Yeremiya ubwo muri aka kanya ninge ibwira, ivuga ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje. But through this word, of course, God spoke to Jeremiah, but I'm the one now. He said, I knew you in your mother's womb, and I sanctified you. Binyuze muri iri jambo nshimira Imana ko yamenye kera. So through this word, I thank God that he knew me even before. Hanyuma Timoteyo we arangije abivuga yeruye, aravuga ngo, nkuko umwuka avuga yeruye ati, nkuko mu bihe bizaza bamwe bazagwa bakava mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. And here in the book of Timothy, Bible says, and there will be the deceit of people following the spirit of demons.
ntekereza uyu mwuka ari wo uyobeje abantu benshi muri iki gihe cya none dusohoyemo. So, and I guess this is the spirit that it takes away people of these days. Kuko abantu banga kumva ukuri cyangwa se kumenya ukuri atari uko kudahari, ahubwo bitewe n'ibyo bakiriye mu gihe cyashize cyangwa se mu bihe bya mbere, bitewe n'ababibabwiye bakumva niko kuri, ariko nyamara ntibarakamenya ko Uwiteka hari icyo yatugambiriyeho kera mbere tutarabaho. So people heard the truth and they are not willing to receive the truth due to the deceit they kept on hearing. Ibyo nibyo nabanje kunyuramo mu gihe cyatambutse kingana n'imyaka 20. For 20 years I passed through such kind of wrong teachings. Nateraniraga mu itorero ADPR. I used to be in the Pentecostal church before. Twumvise byinshi, tubwirwa byinshi, tukumva n'ukuri kandi tukumva niyo nzira itujyana mu ijuru. So we heard many things and we thought it was a good way to heaven. Kandi umuntu akabihagararaho yeruye yumva ariko kuri. And we could stand up and confess that we have truth. Igihe kigeze rero, And the time came. umwuka araza. The Spirit visited us. Aransanga ku giti cyanjye. And personally, the Spirit came to me. Impamvu naberetse uwo tubana ngira ngo niwe wambanjirije kuza ahangaha. So the reason why I asked my husband to stand up, it's because he came here first. Hari byinshi yambwiraga tugiteranirayo twese, kuko twese twabanje guteranira muri ADPR. So he used to teach me many things, but we both gathered together in the former church. Nyuma aho aviriyeyo kuko yantanze kuvayo, ibyo ambwira nkajya numva niko kuri kuruta uko nari nsanzwe nzi. But when he left the former church to this place, I could catch his teachings as the truth. Ariko ngahagarara mu nguni yanjye nkavuga ngo azukuri, ariko nanjye ndakuzi kandi Imana dukorera n'imwe. But I could stand on my side saying, even if he knows the truth, I'm also ready to defend what I believe. Arangije ambera inyangamugayo, ampa uburenganzira bwanjye. Then he was honest to me. He gave my right to me. Tukavana mu rugo twese, ariko twagera mu nzira umwe agaca inzira ye n'undi agakomeza inzira ye. So we could depart together from the same house, but in the way one could take left side, the other right side. Twahura dutashye tukabwirana amagambo meza y'Imana. So when we came back to house, we could share the words we learned. Ariko yambwira ibyo yumvise n'ibyo yabwirijwe, nkumva nibyo byiza kurusha ibyo numvise, ariko ngakomeza ngatsimbara. So whenever he shared with me the lessons he learned, I could judge that it was the good lessons, but still I insisted to my wrong preachings. Ariko akongeraho ijambo ryiza rivuga ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. But he could conclude saying, you are not your own to just decide as you want. Nkumva nabwo nibyo. And also I could confirm that is true. Kuko turi Imana, ntabwo ari ngombwa ngo twigenge mu nzira tunyuramo, ahubwo twagakwiriye kunyura mu nzira Imana ishaka ko tunyuramo. Of course, because we belong to God, we can't just choose a way by ourselves, but we can pursue the way of God. Ngarutse kuri cya gihe kigeze rero, igihe kigeze iri funga ry'amatorero ryagiye ribaho, iryo nateraniragaho naruhukiragaho naryo ribigenderamo. So, and then the time came, the churches were closed, and even one that I used to worship in was among of the closed churches. Ndangije rero we akambwira ati mbese ndanezerewe kubwibi. So he could tell me that he is happy for the closure of my church. Kuko nkunda Imana rero ndangije ndibwira mu mutima wanjye ndavuga nti ariko subu agiye kujya agenda nsigare mu rugo, ubundi wa mugani ko namubwiye ko ari Imana imwe dukorera, ubundi muherekeje hari ikintu bitwaye. So I could decide, what if I escort him instead of leaving home alone?
naje rero muherekeje. So the first day I came as escorting him. Hagiye hiyongeraho iby'umushumba abwiriza, nkumva noneho ni byiza cyane kurusha w'ibyambwira, nkumva we yambwiraga biki. So additional of the preachings of our pastor was better and was completing the preachings of my husband to me. Ndangije ngendera mu ijambo rimwe rivuga ngo rekura ibitekerezo byawe ukurikire iby'Imana igushyiramo. So and I believed in this word to forsake my own thoughts and just follow what God is establishing in my heart. Kuva ubwo numva umutima wanjye uranezerewe, nkumva kugendana nawe nta pfunwe nta kimwaro, nkumva ndi fiti kuri we kujya tuzana kumva ubutumwa bwiza. So since then I decided to follow my husband and I feel I'm safe to come together to listen the word of God. Kandi iyo turi kumwe mba numva nuzuye. And whenever I'm with him I feel completeness. Hanyuma mu magambo make kugira ngo nsoze iby'Imana yakoze ni byinshi mu rugendo rwo kugira ngo umuntu arekure ibintu yari yarakiriye muri icyo gihe cyose. Mwumva inzira twanyuzemo, amajoro twaraye, amazi twarayemo, tukarara dutitira kugira ngo Imana ikwemere. So to cut it in short, you know, the journey is too long to spend the night in the water, spend the night praying, so that God can accept you. It was a long journey. Ahubwo nsanga hari uburuhukiro Imana yateguye kugira ngo abantu baruhuke. And later on I found that there is the rest that God prepared for his people to feel rest. Ubwo kubana na za nkovu z'ubushye abantu bigeze bashyaho barabizi, umva urashimuga urushimu ugashyiraho utuzi, ubwo numva za nkovu zirakize birarangiye. So I felt that even the wounds of my past was solved and even dissolved. Niyo mpamvu niyo naba ndwaye ntago nshobora gusiba kuza kumva icyo umwuka abwira amatorero. That's why if I feel sick I can't help but to come and I listen the word that God prepares. Nshimiye umushumba rero Imana yakoresheje akampa uyu mwanya wo kugira ngo dusangire. Hari byinshi tuzagenda tubwirana haba mu materaniro y'imibyizi cyangwa se muri department, ariko iminota yari yampaye sinayirebyeho, ariko nimba nyirengejeho gake. Imana imuhe umugisha kandi namwe Imana ibubahe. Thank you very much.